Reka nongere mbifuza ibe byiza mbahe ikaze nanone ni session y'ikiganiro najyaga nari naratangiye kuzajya nkora ariko noneho hari ukuntu umuntu abaho busy gatoya reka navuga ngo iyi session y'ikiganiro ngomba kuzayizana mwayanga mwayikunda nzajya nyikoraho kubera ko uyu munsi uko u Rwanda rugenda rutera imbere ni nako usanga abantu nabo batera imbere mu buryo bumwe cyangwa ubundi ugasanga cyane cyane zimbuga nkoranyambaga cyane cyane urubuga rwa YouTube abantu bari kuza bakoresha mu buryo bugiye butandukanye abasaza baki rimwe na rimwe kuri content bavuga ngo yego ni content creation ariko nanone mu buryo umuntu ashobora kugira ndabaha urugero uyu mugabo mugira ngo murabona ko muri insengero zigiye gufunga apana reka mwumve ubuhanuzi insengero zigiye gufunga apana bya bintu ucinyuma ukanegosiya ndetse zimwe muri zo amabati yazo azaguruka zica abantu bivuze ngo mu kindi kimenyetso kizagaragara muri uyu mwaka insengero zizafungwa izindi ziguruke ntararenga aho ngaho uyu mugabo asanzwe akora ajya ku mbuga nkoranyambaga mu buryo bugiye bitandukanye njya mukurikira ibiganiro bye ariko hari igihe ujya ukabona urubuga rwa YouTube rwahamagaye umuntu cyangwa se umuhanuzi narababwiye ngo mu bintu abantu udashobora kugira inama n'abantu bakurikiye umuhanuzi cyane cyane igitsina gore usanga umuntu niyo mpamvu usanga abahanuzi ahantu bari bafite public nyinshi bakurikiye kubera ko bavuga ibizaba ibigiye kuba ntitubeshyanye nta muntu utifuza kumenya ngo ejo hanjye hazamera hati niyo mpamvu umuntu azanye iyo gahunda twese tumukurikira cyangwa se tumumva ariko hari ikintu kimwe cyanshanzemo muri abahanuzi yenda ndaza no kuvuga kuri ADEPR gatoya ni gute umuntu ubundi tuzi ko ubuhanuzi butavangiye niba mu bemera Bibiliya sinzi namwe muyemera mu bemera Bibiliya bavuga ko ubuhanuzi butavangiye ubundi ni Bible hari n'abavuga ati jewe mbo niba ari itorero niba ari abadive nibuka bari bo bavuze ngo ubuhanuzi niba Imana yavuze rimwe ibyo byo kuvuga mu ndimi kugira gute noneho ntekereza ko Imana itabanza kubwira umuhanuzi ngo ndaje kubwira uhanure nge ntabwo ariko mbitekereza ntekereza ko Imana ituma umuntu igihe ibishakiye igihe we atabizi ntabwo umuntu ari wo Imana gahunda none urambwira ngo umuntu hamagaye itangazamakuru kamera iraje bafashe umwanya wo gusetinga baraganiriye bavuze ikintu bagiye kuvugaho noneho gatiya kumva Imana iravuze ngo Imana yabanje kukubwira ngo banze uhamagare kamera uze umunyamakuru mwicare noneho utangire uvuge ngo Imana iravuze ngo twe tuvugisha ukuri kamana noneho ubumve kandi abahanuzi benshi bagiye kwisanga mu magereza ndi umuhanuzi iki kintu cyo kuvuga ngo abahanuzi benshi bagiye kwisanga mu magereza means what nje kubwanjye ntekereza ko ari uko nabo ubwabo nko kuvuga ngo ibintu yenda mpanura ntabwo byemewe cyangwa se ntabwo biri buriya Imana yubaha ubutegetsi bw'igihugu Imana yubaha igihugu Imana yubaha umurongo w'igihugu rero iyo umuntu avuze ngo ubuhanuzi ngiye gukora ngiye kuza abahanuzi bagiye gufungwa bivuga ngo ibintu muri guhanura biri opposite ya gahunda y'igihugu ngira ngo mwumvise umuntu ni mu kahe karere ni muhe murenge ariko ni mu Burasirazuba wigeze atabwa muri yombi nari bari kubwira ngo isigiye kurangira ngo isigiye kurangira abahanuzi nibo babwira abantu ngo noneho ngo ntimugire gutya hari umuntu umwe wasekeje umuhanuzi wamwita Makenzi muze kumureba kuri Facebook cyangwa kuri YouTube muraza gusanga ngo aragiye guhanura noneho ngo akabwira abakristo ngo bo ngo ni biyahure nibiyirize ngo biyahure noneho ngo nawe ngo azabasangayo tekereza icyo kintu ngo noneho mwebwe ngo nimwiyirize ngo ngewe ngo nzabasangayo kuki seta ataba ari ubanje gupfa noneho akabwira abakristo ngo mwebwe mubanze mwiyirize noneho ngo nimupfa ngo nanjye ngo nzaye kuki se watabanza kwiyiriza noneho impamvu uyu mugabo njya mukurikira mu biganiro byinshi namwe ndamushobora kuzamukurikira ariko noneho hari utuntu nka tubiri nshaka kugeraho yavuze ibyo mpanura simbiharaye sinkeneye kurya hiti ngo abantu bati twabonye umuhanuzi ikintu kigiye kubaho gikabije ku muvuduko uri hejuru cyambere abantu bagiye gutoroka igihugu kubera inzara icya kabiri aya madamu ubona abantu bashoreye imbere zabo
ugiye kujya uhura n'umuntu uvuga uti wabaye iki, warwaye ryari, byakugendekeye abantu buriya niba ari ibihugu turebe mu bihugu biri muri East Africa, turebe East Africa igizwe n'u Burundi, igizwe n'u Rwanda, igizwe na Congo, ntekeze ko yagiyemo, harimo Tanzania, harimo Uganda, harimo Kenya, harimo none se abantu barahunga igihugu bagihe. Impamvu ni iyi: mu Rwanda yego ibiciro biri kuzamuka, yenda n'ubuzima burahenze, ariko se umuntu azahunga ajye muri Kenya ko buhenze kuruta? Azahunga se ajye muri Tanzania ko buhenze kuruta? Azahunga ajye muri Uganda se barasa abantu buri kanya? Azahunga se ajye muri Congo ahantu bari kurya abantu, bari kwica abantu bakabarya ari bazima? None se abantu bazahunga ngo bajye? Ntekereza ko kuzamuka kw'ibiciro ntabwo ari leta y'u Rwanda bihisemo, nta nubwo ari igihugu cyabihisemo, nuko nyine ariko bimeze. Muze kureba yenda baho urugero rumwe, muze kureba muri Tanzania abantu bari guclaiminga kubera ko ibiciro byazamutse, ubuzima burahenze. Muri Kenya musigaye mwumva ibintu bita ngo ni imyigaragambyo bari gukora buri munsi kubera ko ibiciro byazamutse. Nta hantu na hamwe ibiciro bitazamutse, ntabe na hamwe amateraniro, ntabe na hamwe. Ubuzima burahenze muri rusange nyuma y'icyorezo cya Covid cyangije ibintu byinshi, ntabwo birajya ku murongo. Ntabwo rero ibyo ngibyo ushobora kubivuga nk'ubuhanuzi ngo Imana irantumye, Imana iragutumye abantu bagiye guhunga. Really? Hagiye kubaho inzara mu gihugu cy'u Rwanda, by'umwihariko abataye intara z'iwabo ntibashaka kuba mu byaro ngo Kigali bazayisohokamo ngo imbundi ivuze. Ndahiye Imana nkorera nta mbundi izavuga, baratashe cyakora aka kantu ko ahubwo abatakaga ngo imodoka zabuze biyakire, bashaka amapine yazo zitagikora, babe bakoramo za rukabiri. Uravuga uti hazabaho, bazabona ikimenyetso. Icyo kimenyetso ni iki? Bakibona abantu bazirika ibisenge, kuko ibintu byinshi bitubatswe n'amaboko y'Imana bizaca mu myanya y'intoki y'abantu. Hazabaho imvura igihugu kitigeze kubona kuva u Rwanda rubayeho, niyo mvura bizabiguye muri uyu mwaka. Noneho ibintu bizakukumukana, ni ikimenyetso cy'uko n'ibindi bizakurikiraho. Burangira uko nkontorora ururimi bitewe n'aho ndi, ntabwo ndi mu isi yanjye, sibyo? Ariko nzi neza ko igiti cyose kitatewe n'ukuboko kw'Imana kizajya hasi. Mbega hagiye kubaho amayere n'amanyanga menshi azamura umwuka w'akarengane. Ibi bintu ngewe uyu mugabo aravuze ngo tujye tuvugisha kuri turi Abanyarwanda, aravuze ngo hari ibintu adashaka kuvuga cyangwa se atavuga bitewe n'igihugu, ntabwo ari mu isi ye wenyine, hari ibintu atavuga. Means what? None aravuga ngo igiti kitateretswe n'Imana cyose ngo kizatwarwa n'iyo mvura. Ibi bihuye n'iki? Bihuye n'ubuhanuzi bwa Meshaki yigeze hanura, aravuga ngo kubera ko Abanyarwanda batababarirana, kubera ko hari ibintu ngo biba mu Rwanda, kubera ko ngo akarengane, nkuko uyu wari kuvuga ngo hagiye kubaho akarengane. Wowe Meshaki yavugaga ngo kubera ngo Abanyarwanda batababarirana, nicyo yavugaga. Ngo hazabaho ngo ibiruta ibyabaye, mbese hazabaho Abanyarwanda ngo bazasubiranamo, ngo Imana ngo igiye kuza ngo kugeza ubwo mu Rwanda hazapfa 3 bya 4, kugeza ubwo umuntu azajya afata ngo ibirometero 7 agiye kurahura umuriro, kubera ko abantu bazaba barashize umwavano, ngo ntabwo ibuye zaba zikigitse ku yirindi. Nubwo yenda abivuga ariko nta cyashaka kuvuga, bishatse kuvuga ngo iki yenda n'Imana yabibahaye all n'ubuhanuzi bw'abandi ari gusubiramo. No ni Imana yabibahaye, ngenda simpinze Imana, ariko birashoboka ko none ubuhanuzi bw'abandi ari kugira gute, ari gusubiramo ngo yenda ngo iyo mvura izagwa. Noneho Imana nayo ikabye kurakara, umwanzuro izafata rero ni mbega kankoresha cya Kinyarwanda cyaba abahanuzi b'abana, nibwo izaheha neza ibyo igomba guheha byose, kuko umuriro habona Nyabarongo, umwuka w'Uwiteka, isanduku y'Imana izavanwa mu Bafilisitiya isubire mu Bisirayeli aho yahoze. Ubu budini bwose uri kubona mbivugira hano imbere ya kamera, aba bose bazataha bazinga amahema yabo,
bagende bikubita imbere y'umubyeyi bose bazamanika amaboko basubire ku gisekuru kuri ADEPR ariko iyi ngiyi izaba itakiriho ADEPR izabita iriho izaba itakinavugwa ubwo nibyo wavuze bitazarenza 2025 bibe vuba bave mu nzira bemerewe kwiba muri uyu mwaka tugiye gutangira bibe vuba ubwo bushanete ubwo bubaga n'utundi tuntu bagenda basyaga mu bipangu by'abantu bagire vuba bave mu nzira kuko urabona Imana yari icecekeye sibyo yatanze promosiyo abasambana bagire vuba bakuramo amada bicisha abandi abagambanira abandi abasenyera abandi abarwanira amaturo izi saga zose abaza hano gusebanya abatakana bashaka impamvu bagire vuba bave mu nzira Tewe ibi bintu uko biteye ubwoba genda ahantu ntabwo mbizi ariko niko biri kandi biteguye kubizira mu utubare two kwa murukore imbutabuta munagahagarara ku ruhimbi wabona uburyo ari kubwirizwa uhita ubona ko harimo akantu akijijisha bahagarike gusambanya abaprotokoli babo ahubwo bazana abagore babo ku ruhimbi aribo baba protokoli naho ninjiye mu rusengero bati maneka arinjira ntabwo ndi maneko ahubwo jewe wenda mara abantu impungenge nangiritse ndi umwana ariko hari ikintu nibaza kubera iki mu Rwanda hari uwo mwuka wo kuvuga ngo abantu bamwe bagakeka abandi ko ari maneko so ngewe n'ubundi nta rwenda ndamenya ngo maneko ni iki ariko se maneko sinzi ese hari uko bagaragara ba maneko ese hari simbizi none se mu rusengero ahantu hari kuvugirwa Imana maneko buriya yazamo gukora iki basimbizi ariko yenda baravuga nta urivugira ubusa yenda banasanga nta wamenya ariko ikintu ngiye nashatse kuvuga ni aba bantu baza kumbuga bari kuvuga ngo bari guhanura nicyo bundi it was my main point kuvuga ngo umuntu araje guhanura ngo Imana irambwiye akavugira kuri kamera muzare abantu baza ngo Imana irambwiye nta Mana ivuga ari uko wowe wahamagaye kamera ngo Imana ikuvugisha ahubwo yenda ushobora kuvuga ngo nareretswe nagize gute ariko ntabwo byeretswa ako kanya ntabwo Imana iri kukubwira ako kanya ngo Imana iravuze ngo oya n'abanyarwanda mukaze muduterura nk'injiji mudutwara nk'injiji abataba mu madini ndamvuga ngo we ADEPR ubwayo yarangiritse ADEPR rwose nta torero kirimo mbere ubundi baravuga ngo itorero na ADEPR ariko uyu munsi ADEPR ahubwo ntabwo rikiri itorero ADEPR sigari ari indiri y'abatinganyi ADEPR ni indiri yambe yewe sinzi ukuntu umwiryana amacakubiri intonganya ADEPR ntabwo ikiri ADEPR aba bose baza rero bitwaza ADEPR ngo abantu madini yose ngazasenyuka ngo bajye muri ADEPR ntabwo umuntu azatwarwa mu ijuru ni dini umuntu azatwarwa mu ijuru nibyo yemeye nibyo yizera ha kugira ngo mbwire ngo mu ADEPR mukanya duhure wabaye sinzi wabaye ibyatsi wagize gute ari wowe uri kugambana ari wowe kugira gute ari wowe uri gufungisha abantu ariko wowe uri kugira gute ibyo bintu ikiganiro nakise ngo ntugugurana nzajya mvuga kuri buri kintu cyose mbona kuko izi mbuga nkoranyambaga nizo ziza zikangiza abana bacu zikangija uyu munsi abantu bari kubyara kandi isi iragenda ijya ahantu habina umuhanda rumwe ni byiza ariko nanone ni bibi kurumva umwana kuriye ku bintu bya arbre ibyo biganira agira gute Imana yavuze mugatuma ahubwo abantu bakura banga Imana cyangwa se banga abahanuzi cyangwa se banga abantu bavuga izina ry'Imana. Amazina yanjye ni Chris Kame. Uyu munsi yari icyo ngicyo nari nashatse kuvuga kuri uyu mugabo ariko tuzagenda tuvuga ku bindi bintu byinshi bigiye bitandukanye bitewe na topic umuntu aba yigiye avugaho. Murakoze.